abanyarwanda bajya bakoresha akajambo ngo ni ugutsinda ngo udupira ducaracara kubyinjiramo wenda turere n'amarupozi basiga mu mpande ariko bareyo n'abafana ba APR mu isaha ya kabiri mubwirane muhamagarane mugiye kumva ibintu bitigeze byumvikana Zandani ubu nibwo tuzijemo nabashimiye mwanyakiriye ndabakunda nanjye nari mbakumbuye reka twinjire mu ncamake y'amakuru tuze none yego twishyushyaga reka tuze ngo koko amazi arashyuha ariko niyibagirwa iwabo wa mbeho uti mbivugiye iki ndayishimiye Regan twita Regan Rugaju umusesenguzi ukunzwe kandi ukomeye cyane yaramaze gukorwaho inkuru nyinshi cyane by'umwihariko kuri Iwacu Topic hano kuri no muyoboro tumaze kumukoraho inkuru zari zimaze kurenga 5 utizari izihe wasubira mu nkuru cyangwa mu makuru twagiye dukora n'ibiganiro bitandukanye ni kuri Iwacu Topic uraza kubonaho inkuru zose zari zaravuzwe kuri Regan Rugaju gusa twari twarasoreje ku nkuru y'ukuntu abakunzi b'urubuga rw'imikino ukuntu bigaragambije ku muyoboro wa YouTube wa RBA wa Radio Rwanda mu rubuga rw'imikino bavuga yuko bakeneye Regan Rugaju kuri uyu munsi rero ibintu bikaba byagiye mu buryo ubwo Regan Rugaju yahabwaga ikaze na Rigoga Rusi amuhera ikaze kuri Radio Rwanda mu rubuga rw'imikino gusa n'ibintu bitatunguranye kuko Regan Rugaju yari yamaze guca amarenga ndagusuje rero weho ukuriti Iwacu Topic ndagusuje weho udutiza amatwi ndagusuje weho ufata umwanya wawe ukicara ukareba kandi ukumva ibiganiro byacu n'amakuru tukugezaho ngiye tugiye kwana rero ndi fixe nk'ibisanzwe nkaba mwibutsa gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri no muyoboro ku mugoroba batambutse rero ubwo byari ku cyumweru nibwo Regan Rugaju nyuma yuko ikipe ya Manchester City yari maze kunyagira ibitego 3-0 ikipe ya Manchester United derby yi Manchester Regan Rugaju ibintu byamurenze muri post yakoze ku rubuga rwe rwa Instagram yavuze ngo ejo mu rubuga rw'imikino barabirebaho yavuze rero aya magambo wumva yuko arimo yumvikanisha yuko noneho nyuma y'iminsi nyuma y'igihe nyuma y'ukwezi kurenga agarutse mu rubuga rw'imikino kuva yafungurwa najya mwibutse yuko atari yakumvikanye mu rubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda gusa akaba yagarutse afite zandani nyinshi akaba yagarutse afite byinshi byo kutubwira Regan Rugaju nyiri kukubwira weho guma wicara ubundi wumve amagambo yagiye atubwira atandukanye ngira nko wabyumviye rero mu magambo abanje wiyumviye twumvishemo byinshi twumvishemo ko yarakumbuye abantu twumvishemo yuko yarakumbuye abakunzi b'urubuga rw'imikino twumvishe yuko kandi afite zandani nyinshi zo kutumenera agiye kumena imiceri ahubwo icara utegereze nawe wumve iki kiganiro kugeza kirangiye ugikurikirane twumve ese Regan Rugaju agarukanye iki gusa tuvuga yuko ari ibintu byiza ari ibintu byo kunezeza abakunzi b'urubuga rw'imikino abakunzi ba Radio Rwanda by'umwihariko abakunzi ba zandani ndetse abakunzi ba Rugaju Regan murarikiye rero kumva iki kiganiro kugeza kirangiye ubundi twumve zandani yatuzaniye by'umwihariko avuze yuko ari ku ikipe ya Murera na Nyamukandagira Rayon Sport na APR FC yendi fixe rero ninge tubana nkugezaho ano makuru akantu kandi mwibutsa gukanda subscribe kuri Iwacu Topic uko mbyibutse nawe ndabikwibutsa ujye ubyibuka niba ari ubwa mbere ujye ubyibuka niba tubana ukaba utarakoraho reka rero dukurikira iki kiganiro cya Regan Rugaju kugeza kirangiye ubundi twumve ese azahora aboneka ese aduteganyirije iki mu bubiko hanyuma ngiye kwakira Rugaju Regan bonjour meze neza cyane Rigoga ndashaka kwakiriza ijambo ry'Imana yego arantu handitse ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara akira ijambo ry'Imana kwakira ijambo ry'Imana ameza bazwi mu nzu na nkunganiye aramutse afashe indangamuntu yego akabona na passport nyine iyo afashe indangamuntu atakaza irangampunzi akenshi yaratakaje irangampunzi ntabwo yaba cyemerewe wenda kuba yakwideklara kuba bazamufasha wenda kubona ibyo bita asiramu bisobanuye ko babonye nationality y'Igihugu akajya gutura nko hanze abaye umunyarwanda avuga ko ngiye niwe nimero ya mbere mu bakobwa akavuga ati aho kugera wenda ngo nzibure amahirwe yo kujya Canada se Amerika se cyangwa Australia aho bakunze kubohereza reka ndeke gufata ubwene igihugu ariko nyine bisanzwe ku kamoso ke niwe top scorer navuga niwe mukinnyi ukomeye ubundi ikindi ibintu by'umukinnyi w'umupira w'umupro uzi gukina cyane uko inkuru abagore mu mama Gicanda bari muri mwese we bari kumwe kuva yagenda nibyo mvuga nyine bo bateranyije nabo baravuga ati natwe
turakora ebyiri n'igice zacu zunganira ebyiri n'igice za Fabrice zibe 5 kuko nyine nta kuntu nyine wavuga ngo nsoye amafaranga ya federation ngo ngiye gutera ikipe ubwo yagahimbaza musi amafaranga federation nyine wayajustifia gute se wabisobanura gute niyo mpamvu babikoze nka motivation nk'ubuyobozi kugira ngo n'abandi babonereho President wa Rayon Sport rero kwerekeza muri Nairobi cyangwa se muri Kenya harimo ibintu bibiri bikomeye. One, yarabivuze neza Samiri, nibatsinda baraba bemerewe kujya muri Champions League noneho mu matsinda, kuko murabizi ko babanza gukina mu maregiyo cyangwa se mu turere barimo, noneho hakaboneka equipe. Ubundi kafu yateganyaga ko bazatanga amakipe abiri y'abagore, nyuma baza kubihindura baravuga ngo bazatanga imwe muri aka karere turimo ka Sekafu. Ariko gikomeye cyane noneho abariyo mugomba gusengera, aba bakobwa baramutse batsinze kuri finale, Rayon Sport irahabwa ibihumbi 250 by'amadolari byo kujya mu matsinda. Cyangwa ni 250 by'amadolari. Kwegukana igikombe ni 150. Igikombe cya Sekafa bakabahereza n'ijana ryo kujya kwitegura. Voilà, ubwo na 250 y'idolari. Bagumye 250 by'amadolari ugakuba n'idolari na kujya 450. Aba bakobwa bafite ubushobozi bumanura miliyoni 362 z'amanyarwanda. Ashobora kubatunga nk'imyaka 2 ari mu mvuga kwihanganirwa, mvuga si ukuvuga ngo ni ukubagirira impuhwe, kugira ngo bitere imbere igihe bizafata. Nibaye bafatanya na basaza babo, ahubwo ntabe kuvuga ngo twahembye Rayon Sport y'abagabo twimye y'abagore. Niba bahaye salary tuvuge wenda y'ibihumbi 150, bwana Tade kubitinze ibipfunsi homora inkingi wa mugani kubashakira iryo ryitane uri muhe no mukobwa nkuko arishakiye n'umugabo wangayikishije abagore bahita bajya kuri miliyoni. Ibyo nabangiye kubeshya sinshaka kuvuga ibintu nzi ko bidashoboka. Iyabaga biragoye kubwira Tade rero ngo afate n'abagore n'ashyiraho payroll ihenze byamugora, ariko bicyo babashaka please bijyanirane. Ariko ari ikintu kimwe ngiye mbona Rayon Sport ikwiye no gukora ibintu nakomeje kugenda bivuga yagwitana ntabwo ari kwemerera Jean-Marie Generals umubwira uriya mutoza ko nyamukandagira ntikini subiza inyuma, RDF ijya imbere nyamukandagira subiza inyuma bo kandi umutoza rero yabakinnye bibaho ntabwo bajya mwakina naho Grande yatsinze 3 kubusa. Umutoza yabwiye abakinnyi, umutoza ubwe avuga ko nkuko Ruvanga amaze kubitubwira yari yabujije abakinnyi gukina imipira igaruka inyuma, hanyuma ajya kugerekeranya Kagege ashaka kuvuga ubwo abakinnyi yari yashyizemo ni abakinnyi b'inyuma nicyo yatwereka niki cyatumye bategera indege Gilbert yihuse. ahubwo umva irindi kosa APR yakoze. ahantu twarebe match twarebanye match na Mamadusi. Mamadusi yagomba kuva muri national kuwa 3. APR batubwiye ko yagomba kugira ikintu ku 6, ariko kuwa 4 Mamadusi yari i Kigali. hari n'umukinnyi bakina nayo muri Mauritania wagiye muri Al Hilal ingi yatsinze APR we wa joininze abandi. Abantu bakibaza ngo APR itakaje Watara gukina mu cyo busatiriza, uvuga ngo igize chance ikabona undi mukinnyi muri iyo myanya y'imbere byaba ari byiza. Ikintu cyatumye batamutegera indege ngo basange Tanzania nicyo gikomeye cyane kubera ko ntabwo ari kubura support abaha. Urumva ikindi kintu nabonye APR yakoze yikosa bishobora no kwikurikirana muri shampiyona, kwinjira muri shampiyona cyangwa se gutangira sezo nta muzamu guze bizayikurikirana. APR imikino yose yakinnye muze kureba yari ikosa ry'umunyezamu. Umuhungu wanjye ni umuzamu wo muri zone uriya mwana hamye ko ajya dufasha nyine kutugira inama bazamu. Ni petit frère rwose sinamuvuga nabi. Anthony ujye uvuga ati njye mvuga umuntu hari umwana yivire mu ntare ashaka experience bose nta kosa nabashyiraho. Ikosa riri kuvuga ngo n'abazamu ba APR bajya gukoreshwa ku mahitamo y'ubuyobozi n'ibikipe yirirwa gutya. Nicyo gikomeye cyane mu izamu ndetse na defense yayo. Aba bari nusu bashaka kujya kwataka bahaye umwataka aho agomba kuba ama espace ari inkera bayize ntabwo bayisoje bari mu mwenda w'ibitego. Mu ijambo rimwe ariko mugasanga 30 yego kuko hari zandane wijeje abarero rwose barimo barazishyuza turazibaha ni bahunga byose se ko ari ibyabo byose ni ibyabo. Ni APR nayo reko ijambo ni APR ni igure kuri projet ndavuga mu gihe kirindi kuko hari akantu nshaka kukubaza gato kamya rezo. Ufite Dauda yakina 6, waguze Sekiganda
yakina gatandatu pasi uhise uguriraho pasi ariko urabizi ko uzarekura pave ntuguze umuzamu mu bwenge bwanjye buke butari bwinshi ariko ubu ntahana iwanjye sindahayoba nabaza akabazo kamwe kugira abakinnyi batatu ku mwanya ubizi ko ufite umuzamu nka Pierre utari n'umuzamu wa mbere mu gihugu umuntu waguze abo bakinnyi yabitekereje ufite Dawuda mbisubiramo ufite Sekiganda wongeho pasi ya miliyoni 20 wiperimese kurekuriza umuzamu ntiwagura umuzamu ese wagize ngo n'umwanya wenyine impamvu nabikubwiraga ahubwo urekura Pavel ukaramforusa mu izamu ukazana Adolphe usanga yari umuzamu wa gatatu muri Kigali umuzamu wa mbere yari Kanuma uwa kabiri ari uyu mupeto wagiye muri Gasozi Adolphe yari umuzamu wa gatatu niho hasi gatandatu yonyine niho jamu ku bakinnyi mureba abawinga babo bafite ibe njyana muri Tenga Promo twinjira muri Rayon Sport ubwo apere twayivuye byaranga n'ejo ni umunsi kandi igiye gukina ejo tuzayiganira bihagije saa 5 irabiri mu kibuga hanyuma ariko reka tujye mu mafaranga kubera ko iyo watse facture za IBM ubuguze hanyuma ukaza gusubizwa amafaranga ku mafaranga wishyuye ku mafaranga yawe wishyuye harayisubizwa mu by'ukuri nk'inyungu yo kuba watekereje neza cyane kwaka facture za IBM uretse kuba wiyubakiye igihugu mu gutanga umusoro wose leta ikawubona ariko nasubizwa 10% ya TVA yayo wishyuye birumvikana ariko kandi hamwe na Ikubire Lotto bazanye promotion nziza cyane yitwa Tenga Promo aho rero imaze kwaka facture za IBM wiyandikisha muri Tenga Promo ukanze akanyenyeri 5 kabiri urwego ukiyandikisha muri Tenga Promo ariko kandi ugatangira no gukina ubwo urasubiramo ako kanyenyeri nari nkubwiye utangira gukirira ibihembo hari abantu benshi bakomeje gutsindira ibihembo rwose nko bita Mugire Inyasi yatsindiye miliyoni urumva hanyuma Ishimwe Bernard yatsindira 500 abo bombi n'abashoferi kuri abajya kugura akantu bari ku rugendo batwaye abantu baka facture za IBM baratsinze hari abandi batanu bitwa Bayimana Ishimwe ba Obedi ba Fabrice bose batsindiye ibi bihembo ndiko bya 50 z'amafaranga y'u Rwanda atangwa buri munsi bakagenda batsindira ibihembo bitandukanye ariko kandi nimwibagirwe ko kuwa kane bazanyemo miliyoni ya bonus uhabwa kubera ko wase facture za IBM ukaniyandikisha gusa muri Tenga Promo ibyo urabihemberwa izo miliyoni 2 batanga ku banyamahirwe babiri ku munsi uko wa kane nka bonus yazanywe na Tenga Promo hamwe na Ikubide Lotto n'amafaranga n'amakisabwe kugira ngo ukinire muri Tenga Promo ahubwo uraka facture za IBM gusa ukande akanyenyeri 5 kabiri urwego kugira ngo ushobore gutsindira ibihembo uramutse ugize ikibazo hamagara 60 37 bagufashe muri Ikubide Lotto ibihumbi 8 kuri YouTube abarewe nimuze mwuzuze 10 za ndani zindi hari rwose hano ka YouTube mba nkeneye kubona imibare